Hello ladies and gentlemen, banyarwanda banyarwandakazi, uyu munsi tugiye kureba inkuru noneho hano i Kigali. Ni umusore kabisa yarashwe kubera ko ngo yaketsweho kwica umukunzi we. Ni inkuru iri gutrendinga cyane muri iyi Kigali yacu, niyo mpamvu bisaba ko kabisa ikoraho nkusaba gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu yitwa Global TV Rwanda, ikugezaho amakuru buri munsi agezweho kabisa. Akaba ari inkuru iri gutrendinga no kuri za social media. Njye tugiye kubana ni Adolphe Muhire. Tudatinze rero banyarwanda banyarwandakazi, reka twitangire n'inkuru. Polisi y'u Rwanda yemeje ko yarashe umusore witwa Ruberintwari Nelson w'imyaka 33 wari mu bwihisho nyuma yo gukekwaho ko ari we wishe uwari umukunzi we. Banakoraga mu kabari kamwe mu murenge wa Masaka. Inkuru y'urupfu rw'umukobwa witwa Umutoniwase Diane wishwe n'abantu batahise bamenyekana, bikaba byarabaye mu ijoro rya tariki 20 Ugushyingo 2025 mu mudugudu wa Cyugamo, akagari ka Gako, mu murenge wa Masaka, mu karere ka Kicukiro. Guys, murumva rero kabisa ni hano iwacu i Kigali. Amajwi yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu musore witwa Ruberintwari yumvikana avugana n'umusore n'umukobwa b'inshuti ze bamubaza icyamuteye kwica uriya mukobwa. Bari inshuti. Umusore avuga ko yagiye kureba Ruberintwari nyuma yo kumva amakuru y'uko ari we wishe Umutoniwase. Ruberintwari muri icyo kiganiro avuga ko yakundaga Umutoniwase, avuga ko yagiranye ikibazo nawe kuko yamwimye amafaranga. Kabisa mwa basore mwe mwisubireho, ntabwo umukobwa niba mwarumvikanye ngo kwima amafaranga kabisa ntabwo bivuga ko kumugira nabi. Reka twikomereze. Mu kiganiro yagiranye n'abo bantu b'inshuti ze kuri telefone, yavuze ko mu mvura yagwaga ku wa Kane yavuye mu rugo yambaye bote, yambara ikoti, anywa inzoga ya Gilbis. Anywa inzoga ya Gilbis, nyuma ananywa iyitwa Marite, ariko ngo yari afite icyuma mu ikoti. Ati mu mutwe wanjye byari byivanze. Yavuze ko ayo ni amagambo yavuganye n'inshuti ze kuri telefone, ababwira ko mu mutwe we byari byivanze. Yakomeje avuga ko ari we wishe Umutoniwase mu buryo bwa kinyamaswa, ko nta wundi wamumufashije. Abazi Umutoniwase bavuga ko yari umuntu mwiza utagira uwo abangamira. Uyu musore Ruberintwari wavuganaga n'inshuti ze kuri telefone avuga ko yishe uwari umukunzi we amujijije amafaranga y'u Rwanda 300,000. Inshuti ye yamubwiraga amabanga ye yose, imubwira ko yakosheje kwica umuntu amujijije ayo mafaranga, ndetse amwibutsa ko hari umugore babyaranye ntibabana kandi ngo ntiyamwishe, none akaba yihekuye yica inshuti ye. Asize umwana yabyaye n'umwana inshuti ye Diane yari afite, bombi abasize ari imfubyi. Izi nshuti ze Ruberintwari zamusabaga kwishyikiriza inzego z'ubutabera, by'umwihariko RIB, akajya kwirega, ariko undi yari yihishe. Ni nawe wabasabye gufata amajwi y'ikiganiro bagiranye.
uyu musore yabwiye inshuti ze ko yari amaze igihe yaratekereje gukora biriya kandi ngo yanasize yanditse urwandiko rw'impamvu yabyo. Ruberintwari yarashwe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Hamdu yabwiye igihe ko kuri uyu wa gatandatu tariki 22 Ugushyingo 2025 mu gihe cya saa 5 n'igice z'amanywa mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana aribwo polisi yabonye amakuru y'uko hari umusore w'imyaka 33 Ruberintwari wari wagize uruhare mu kwica Mutoni Diane. Yagize ati polisi yabonye amakuru igeraho bayirangiye ko ashobora kuba ariho ari. Bahageze uwo musore yanga gukingura. Nyir'urugo bamusobanurira ko bari gushaka uwo muntu, araza aramukinguza. Umusore afata icyuma atangira gutera abantu ubwoba, ababwira ko umuntu uri bumwegere ari bumwice. Mu gihe bakivugana gutyo ahita yitera icyuma arikomeretse. SP Twizeyimana yakomeje abwira igihe ko Ruberintwari yashatse gutera icyuma n'umupolisi ahita amurasa. Kuko rero iyo nkuru uko byamugendekeye, yavuze ko uwo musore yahise apfa. Ese isomo mukuyemo ni irihe kabisa mwa basore mwe? Namwe bakobwa murya amafaranga y'abasore mufite ibibazo kabisa. Uyu mukobwa mwiza cyane akaba yitabye Imana n'umusore w'inshuti ye bikaba birangiye agiye muri gereza. Ciao ndabakunda. Niyo nkuru y'uyu munsi iri gutrendinga. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Adolphe Muhire.